Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo bwamenye litiro ibihumbi 25 by'inzoga yitwa Agakeye ifite agaciro ka miliyoni 37 z'amafaranga y'u Rwanda nyuma yo gusanga ikorwa mu isabune n'itabi ndetse n'urusenda, nyamara uwayikoraga yarahawe ibyangombwa byo gukora inzoga zo mu bitoki. Izi nzoga zamenewe imbere y'abaturage kuri uyu wa gatanu washize ku itariki ya 7 z'Ugushyingo 2025 nyuma y'aho ubuyobozi bukoreye ubugenzuzi kubenga inzoga bagasanga uruganda B&N Home Limited rwakoraga inzoga bita Agakeye mu bintu bitemewe batanaherewe uburenganzira. Uru ruganda rubarizwa mu murenge wa Rwimbogo mu kagari ka Kiburara mu karere ka Gatsibo. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo abayobozi b'akarere ka Gatsibo, inzego z'umutekano ndetse na Rwanda FDA basuye uru ruganda basanga rukora ibinyuranye n'ibyangombwa rwahawe. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Gasana Richard yavuze ko uru ruganda rwari rwemerewe gukora kuko rwari rwarahawe n'icyangombwa n'inzego zibifitiye ububasha. Umuyobozi yavuze ko bakoze ubugenzuzi bagasanga ibyo rukora ari ibyica abanyarwanda, ari nayo mpamvu bahisemo kubimena ndetse narwo rugafungwa. Ati icyabaye rero nuko ibyo bagombaga gukora byarahindutse. Ibyo bagombye gukorera aha babijyanye ahandi, bakora inzoga zirimo alcohol ya ethanol, urusenda, itabi, mu gihe ibyo bari bemerewe gukora ari inzoga z'ibitoki. Ubu rero ibyo bari gukora bifite ingaruka ku buzima bw'abanyarwanda, abana b'u Rwanda. Meya Gasana yavuze ko bemeranyije n'izindi nzego zo nyine ko ibi byafashwe byose bimenwa, uruganda rugafungwa ndetse n'izindi nzoga zakozwe ziri gucuruzwa hirya no hino zikamenwa mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage. Uyu muyobozi yavuze ko abaranguraga izo nzoga batazabihomberamo, ahubwo ko bazishyurwa na nyiri uruganda wakoraga inzoga zitemewe, yabura ubwishyu imitungo yigatezwa cyamunara bakishyurwa. Yasabye abaturage kuba maso bakirinda kunywa inzoga zose babonye mu gihe batazi icyo zikozwemo. Hakizabazungu Jean Bosco uyobora umudugudu wa Rubirizi uru ruganda rubarizwamo yavuze ko urwo ruganda baruboneraga inyuma gusa kuko ngo batajyaga bemererwa kwinjiramo imbere. Yavuze ko bagiye kongera imbaraga mu gukorera ubugenzuzi ubucuruzi bwose muri buri mudugudu wabo kuko basanze ari ingenzi cyane. Ati bajyaga kuziranguza kure nubwo babaga bazikorera inaha. Ubu rero tugiye kurushaho gukora ubugenzuzi kugira ngo abantu bakora ibintu byica abantu turusheho kubatahura. Iyi nzoga yitwaga Agakeye yakorwaga n'uru ruganda rwa B&N Home Limited. Icupa rimwe ryaguraga amafaranga 400 y'u Rwanda. Ba nyiri ruganda bafashe igice cy'imbere bakajya berekana ibintu bakoramo izo nzoga, inyuma mu gikari bahashyira irindi shami ryakorerwagamo izi nzoga mu buryo butemewe n'amategeko. Mu byo bifashishaga benga izi nzoga zitemewe harimo isabune nk'uko twabivuze, itabi, urusenda, alcohol ya ethanol n'ibindi byinshi bitemewe n'amategeko. Hari rero mu murenge wa Gatsibo hatahuwe inzoga yakorwaga mu isabune, urusenda ndetse n'itabi. Iyi ni BIZUM, inkuru zacu kuri kwawe. Nge nitwa Sana, mukande like, subscribe, comment kugira tujye tubana buri munsi. Ciao ciao, hasta la vista.